ko muri Yesaya 57:27 bavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, sibyo? Iyo wamaze rero kumenya ko nta kibazo ufitanye n'Imana, niyo ya mahoro. Reka ariko mwababyeyi mwe ntimuzi ko nakarwara kaza ukavuga ati wasanga ari igihano, nuko naheruka n'amasengesho. Ubukene dufite mu rugo buraterwa n'uburyo tutabanye neza, ukajya kwiyiriza ubusa. Biri kumvikana? Ibyo rero bigomba kurangira. Ubwo zose nishobora no kwiza dufite amahoro tuyakesha umwami wacu nde umukiranutsi, no akamenya ngo nta kibazo mfitanye n'Imana, sibyo? Abati ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro naho haza, siko bimeze se? No muri ibyo byago nzaririmba ko ndamahoro. Ukamenya ngo no muri ibi Imana iri mu ruhande rwanjye, ntago Imana ari ibineje, nta nubwo ari iri kunwanya, kubera ko nta kibazo mfitanye nayo kubwande kubwaye. Akantu gatoya naje ngeze mu nzira niba ko nta penalize rive mfite, sibyo? Apolisi buze umuhanda gutwara imodoka birananira, ndakata nsubira mu njya kuzana ipine, yoshe ipine nza ndamahoro. Umupolisi kugeraho nkamusoza nk'inshuti yanjye, nkavuze honi nta kibazo mfitanye nawe. Ubwo ngiye nkagenda neza no mu muhanda ameze neza, nta bibazo mfite, nta mutima unci rubanza. Ubwo bivuze ngo iki rero? Bivuze ko no mu buzima busanzwe kumenya ko nta kibazo dufitanye n'Imana bizatuma tunagendane, bizatuma tumahoro, bitume tunagenda neza muri ubu buzima bwose. Ubwo ninde muntu wo gutungana no gutwara imodoka neza no kugenda neza mu muhanda wujuje ibyangombwa? Ubwo ninde muntu no mu buzima busanzwe wo kuba inyangamugayo, wo kuba yishimye, wo kuba yanesha ibyaha, yo kuba nta bibazo afite, wo gutwara neza nyine n'udafite ikibazo n'Imana? Ibyo kuba udafite ikibazo n'Imana bituma uri amahoro. Amahoro ni menshi mu buzima bundi busanzwe, ni menshi cyane. Kubera iki? Kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Sibyo ngo yadushyikirije ubu buntu dushikamyemo, niko bavuze hano, kubwo kwizera, sibyo? Ngo tubone uko twiringira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, sibyo? Mu yandi magambo twarakijijwe, ariko hari ubwiza tugeze gute dutegereje. Ubuzi ngo nubwo ndi kurwara n'iby'igihe, muri mwe ukavuga umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ngo ndirira kenshi, ngo ariko nuko ngo hazabaho igitondo gihoraho, ngo nibwo ndazongera kurira. Hari ubundi bwiza dutegereje, sibyo? Butabamo gusonza. Ariko abafite ibyo byiringiro n'abavuga ngo umubabaro n'uw'igihe gito, kubera ko utabifite, ahubwo azava mu mubabaro wo mwisi ashyikira mu wundi witeka ryose. Biri kumvikana, sibyo? Nubwo twakijijwe ariko dufite ibyiringiro, hari ibindi bintu twiringiye kuzagira gute kuzabona. Biri kumvikana? Hari ubundi bwiza twiringiye kuzagira gute kuzabona, sibyo? Hepfo bavuze ngo ariko si ibyo gusa, nabo ngo twishimira no mu makuba yacu. Sibyo se? Dore ubuzima n'ubu butuma umuntu yishima no mu makuba, sibyo? Kubera ko tuzi ko ngo makuba atera kwihangana, siko bimeze? Kugatera kunesha. Bavandimwe, amakuba ni meza kubera ko turi mu isi y'amakuba. Biri kumvikana? Iyo duhura n'amakuba rero ni ukugira ngo ayo makuba dutere kunesha kwanza, sibyo? Urakoze, amakuba atera kwihangana, kwihangana kugatera kunesha kukarema ibyiringiro, kandi ibyiringiro bidakoza isoni. Amakuba kubera ko ariyo dutera kumenya kwihangana, ni ngombwa kubera ko turi mu isi dusaba kwihangana ko byamera kose. Ntibikura amakuba. Aha, birema kwihangana muri wowe. Aha, urakoze cyane. Aha,
urakoze cyane. Tujyane tubyumve neza ayo magambo, sibyo? Tuyumve neza ayo magambo, sibyo? Amakuba yacu yo mu buzima ni meza. Impamvu ari meza ni uko ariyo atuma twiga kwihangana. Ntiwakwihangana ntacyo wihanganira, siko bimeze? Kandi ubwo turi mu isi y'ibibazo ni ngombwa ko Imana dutoza kugira ute? Kwihangana. Kandi uwo Yesu muri twe nane dushoboza kugira ute? Kwihangana. Biri kumvikana? Noneho kwihangana bigatuma tubasha kugira ute? Kunesha. Biri kumvikana? Noneho kunesha, umve, kunesha bituremera ibyiringiro. Umve tujyane, ntabwo ari ibyiringiro byo kuzamubona, byo twayiheshejwe no kumwizera. Biri kumvikana? Biri kumvikana? Kuzabona ubwo bwiza bwe kandi ari nabwo bwacu, tubiheshwe no kugira ute? No kuba twaramwizeye birahagije. Ariko noneho uko tugenda duca mu makuba tukayihanganira tukayasohokamo dutsinze, bituremera ibyiringiro byo mwubu buzima. Bituma tubaho twiringiye Imana, uvuga ngo iyantambukije muri kiriya cyashize. Nicyo bivuze ibi. hazaba igitondo gihoraho. Ubwo urabwira ibibazo byose ufite, ubuye ngo ni hahandi hawe n'igihe gito, waba ukene n'igihe gito, wangwana n'igihe gito. None kandi hazaza igitondo gihoraho, ubwo ibi bitazongera kubaho iteka ryose. Yego. None rero tukinabirimo rero, tujyane tukinabirimo ibyo ducamo biraturemamo imbaraga zituma twihanganya n'ibindi tuzacamo ejo n'ejo bundi. Biri kumvikana? Sibyo? Kuba Imana yarambukije Abisirayeli inyanja itukura byatumaga bageze no kuri Yorodani bavuga ati iyadutambukije inyanja itukura nta kiza kuyibuza kutwambutsa na Yorodani, ni nayo yoroshya ahubwo. Biri kumvikana? Byumvikana ko ibigeragezo tunyuramo biduha imbaraga. Ubu tubinyuranamo n'Imana bituremera guhora twiringiye ko ibyo twanyuramo cyose Imana ibasha kuba dutambutsa, hashingiye no kubindagize gute? Ntabwo biri kumvikana? Ibigeragezo tunyuramo burya ni amashuri, ni training, ni imyitozo, sibyo? Burya umusigare kugira ngo bamuhereze ku rugamba banza kumucisha ku ikosi, nabo bakamunyuza mu bintu bigoye cyane, bamutegura ku bindi azahuriramo nabyo ku rugamba. Biri kumvikana? Natwe ibyo tunyuramo rero byo mwabona ubuzima biturushya ni byiza, ni ukugira ngo tumenye gutabara kw'Imana, sibyo? Noneho n'ikintu uzahura nacyo uzavuga ati bukumbi ya indi yantabaye ejo ntaho yagiye, n'iki ngiki kiragira gute? Irakinyuzamo. Icya kabiri, nk'uko Pawulo yabivuze mu Bakorinto wa 5 cya mbere, ngo burya ngo bituma ngo tunabasha guhumuriza. Ubyumva ibyo bintu? Bituma tubasha guhumuriza n'abari kunyura mu bigeragezo nk'ibyo nako twagize gute? Biri kumvikana? Nabwo Pawulo yavuze mu Bakorinto wa 5 cya mbere, avuga uburyo ngo yaciye mu makuba menshi kugeza nawe atekereza ko agiye gupfa, sibyo? Naro kwari kugira ngo yiringire Imana ibasha kuzura n'abapfuye, sibyo? Ngareke gituma tubabazwa ngo nukugira ngo ihumure dukura nk'ibyo bigeragezo, sibyo? Tubashe kuri humurishisha abandi banyura mu byo natwe twagize gute? Twanyuze. Biri kumvikana? Sibyo? Bavandimwe rero nsoza kuba turi abacyanutsi ku Mana, icyambere biratuma tubana n'Imana amahoro, sibyo? Tuzi ngo nakibazo dufitanye cyo, ahubwo nuko turi mwino si nyine y'ibigeragezo, sibyo? Ahubwo ibi tubibanyemo n'Imana, kandi hamwe n'ibitugerageza iraza kuducira akanzu kugira ngo tubone uko tubyihanganira. Biri kumvikana? Ukamenya ngo Imana iri mu ruhande rwawe no muri bya bigeragezo, kandi uko byamera kose yiteguye kuncira akanzu kugira ngo mbone uko nihanganira iki kigeragezo. Biri kumvikana? Hanyuma ikindi ukamenya ngo iri no kuntoza kubera ko ndi mu isi y'ibibazo kugira ngo n'ibindi nzahura nabyo ejo nzabicemo nkomeye, nzingi yantambukije muri
bya bindi iraza kuntambutsa no muri ibi. Biri kumvikana. Ikindi, hari ibigeragezo noneho kuri ubu bikugeraho ukavuga uti aho byanjyana hanyuma ni mu rupfu. Urugero nk'indwara, twatinyaga indwara kubera gutinya urupfu. Biri kumvikana. Ariko ubu urupfu rwahindutse irembo ritwinjiza he mu ijuru. None indwara iraza ukavuga ati nishaka kuko ahanyuma yangeza ni mu rupfu. Urugero navuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho. Biri kumvikana. None rero ubwo nahawe kuba witeka, indwara ntacyo intwaye. Niba ari n'igare ryanjye Imana ishimwe, ndaba nitahiye iwacu. Bigatuma n'indwara wica amazi aho ukayikunda ukabana nayo unezerewe. Ni nako rero burya gukira kwa mbere nuko wamaze kuyitesha agaciro, wamaze kuyumvisha ko ntacyo yagutwara. Kaho ubwina kugiriye neza yakubera igare rikujyana iwanyu. Uyu mwana yafunze si urota abonye imodoka imuzana hano imukura Nyamasheke. Biri kumvikana. Ntiyatinya imodoka rije kumujyana he iwabo. Habaye uvangiraza tukiri abapagani twarajijishaga ngo uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye, uzaza ryari Yesu ngo twijyanire. Twamara kuririmba umuhanuzi ngo di ngo ri mwana ngo habonetsemo umugeni. Tikwakina na Yesu kandi nta minota ibiri ishize uririmbye ngo uzaza. Biri kumvikana. Mu by'ukuri nta kwizera twari dufite. Nge n'uyu munsi iyo ngiye kubwiriza nko mu cyumba cy'amasengesho bakampanurira ngo Imana ikuyeho urupfu, iyo ngiye kubwiriza ndababwira ati mwampemukiye abantu bamanuriye ko Imana inkuriyeho urupfu kubera ko mumbujije amahirwe. Biravuga ngo aherwa bapfa kuki muri kumbuza amahirwe yanjye. Akusi natangira kubwiriza nakavuze tumuhanuzi wankuriyeho urupfu yampemukiye. Narumwe bakuyeho gina bari kugira ngo kumwe guri gukosora gusa. Ngewe namaze kumenya ko iwacu ari mu ijuru, kubaho ni Kristo no gupfa. None kuki muri kunkura inyungu zanjye? Sibyo? Ni gute wamubuze kujya iwabo? Iwacu ni mu ijuru kandi inzira ijyayo izanyura mu rupfu. Muri bavuga ngo nzi gufite amagare igihumbi ngo harimo n'iryo wangene ngo icyo wamitiyemo no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Biri kumvikana. Urumva rero ko ibyari ibigeragezo bitangiye guhinduka ibisubizo. N'amasengesho yo gukurirwaho ibigeragezo ntagakiri ngombwa kubera ko tumenye ko ahubwo ibigeragezo ari byiza. Ndetse bimwe muri byo ni amagara tujyana iwacu. Biri kumvikana. Umucyanutsi rero w'Imana mu by'ukuri nubwo twakijijwe dukeneye no kwiga kugira ngo tumenye ibitubaho byose, sibyo? Nubyo dukwiriye kugira ute kubyitwaramo, tutaza kugira ibyo twita ibibazo kandi ari ikindi. Ibigeragezo byinshi tuzabona nabyo bizaca no mu bantu, sibyo? Hari igihe uzageragezwa n'umukoresha wawe, sibyo se? Hari igihe uzageragezwa n'umukozi, sibyo se? Hari igihe uzageragezwa n'umugore cyangwa se n'umugabo. Kumaze kubona ko noneho kugeragezwa ari byiza, kariye bituma umenya kwihangana, sibyo? Ubwo uraza kubona wakugera uwo byanyuzemo ngo ugeragezwe nk'ikibazo cyangwa n'umukozi w'Imana. Aho byanyuze kugira ngo wige, sibyo? Abanga mu basabira umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abakozi b'Imana abanga nyine basabira. Biri kumvikana, sibyo? No kugira ngo wige kwihangana kandi kwihangana gutere kunesha, sibyo se? Nimba bihereye ku mugore wawe nuko Imana izi ko n'umuturanyi azagira ute
azakugerageza. Nuko izi ko n'umukoresha azagira gute? Azakugerageza. Wowe wakoreye yakwambuye, sibyo? Ariko Imana iragira ngo ipime kwihangana kwawe, sibyo? Umubwira uti rero ntacyo ndidupfa ubusa inshuti yanjye, ntago ari ijuru ryanjye utwaye, ni amafaranga, kandi amafaranga ni ibishira. Mfite ibindi bintu nakiriye batajya biba, sibyo? Batajya banyambura. Ahubwo nubona kanya, aho kugira ngo muba banzi unaboroke nimero ye, nubona kanya uzaze nkubwira ibindi bintu mfite bitibwa. Yayagu yahitego birikumvikana. Ubwo n'ubuzima tugira nk'ingaruka zo kwizera Yesu, sibyo? Kwizera Yesu birimo ubuzima bwinshi bwiza dukeneye tukira hanga hamwe inose, sibyo? Ni isoko y'imibereho myiza yose. Kubana neza n'abantu naho bituruka, kuba umunyamahoro naho bituruka. Uyu muvandimwe ajya gukunda kubwira abantu bagiye mu ivugabutumwa ati nge singitinya n'abarozi, ngo barakuroga ngo ahantu ngutuye ukimuka. Urimo kubyumva? Ukimuka. Kandi muri ibyo yavuze ngo ni abizera bazajya, ngo muri iyi si ntaho, ngo nta hantu hatagerwa, ngo ibibi ntaho, ngo baraturoga. Ajya babwira ati bajye barukiramo bwinshi ndebe ko nakwitahira vuba. Namukoreza ubu. Urimo kubyumva? Hari ibintu byinshi dukira kuba kwizera nde? Yesu Kristo. Umukiranutsi akabona no atagitinya, sibyo se? Akagenda hejuru y'ibintu byose, sibyo? Ukanyurwa, ukagubwa neza, ukagira icyo agaciro kigatesha agaciro ibindi byose witaga iby'agaciro. Ukagira umunezero mwinshi cyane, ugatesha agaciro umubabaro wose wahurira nawo hano mu isi. Ngo nahombye, ngo naranguye, ngo ndahomba. Imana ishimwe ko wahombye amafaranga, ariko hari ikindi utazagira ute? Utazahomba cyiteka ryose. Kandi wayahombye kugira ngo Imana ikwereke ko yakubeshaho wanahombye. Umwanya bagomba kugira ngo ikwereke ko utabeshejweho n'amafaranga wunguka. Biri kumvikana? Ibyo duhura nabyo hano mu isi, noneho muhindura amaso, uburyo mwarebaga bihinduke, sibyo? Ahubwo muhore mushima nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubibaho byose duhore tugira gute? Dushima. Mu gihe byagenze nabi, burya niho biba byagenze neza, ibirebesheje amaso yitwa kwizera. Niyo meze kuvuga ngo nako kubita urushyi mu musaya umwe uhindukira umuhe n'uwundi, sibyo? Nibwo uzabuvuza ubutumwa bwiza. Biri kumvikana? Aho ugira uvuga ati ndakwereka sha, ati ndakwereka uwundi uri wose kuko nyine uri Yesu byagenze gute baje kumwica? Ko umuntu bamuciye ugutwi, ni Petero wese bangukaca umuntu gutwi, ahita gufatana agira ute? Agusubiza. Kugirira neza n'abanzi bacu. Biri kumvikana? Ubuzima bwo kwizera rero buhishemo ubutunzi bwinshi cyane. Dukomeze dushimikire no kwiga ijambo ry'Imana, duterane twige tumenye ngo abera berejwe muri Kristo Yesu babaho gute hano mu isi. Muri twibereho neza, ijuru rigaragarire hano mu isi. Imana ishimwe ku bwa Yesu, amen. Imana ishimwe. Nukuri mbamwivuga butumwa mu materaniro menshi, ariko nubwo mbwiriza nanjye buri munsi ndunguka.